komereramo wirekura bitewe n'umuyaga uri muhuha cyane serwakira zikaza n'ibitoka mu maso abantu bagatangira kureba ibirorirori oya bamaso kuko ntago tuzi umunsi cyangwa igihe kuko tuzirirwa mu isi ariko ntituzayiraramo tuzayirirwamo bamaso rero reka twenyegeze twegere tugume ku birindiro tugume dutegereza umwami kuko imirindi irimo irumvikana muba mutegereje irimo irumvikana barimo barayumva tanga baraza kunsangayo none nanga bari bazibitse ubwo asente yahageze kandi ntangire Warara amahoro namwe nimuza kumva mufashijwe mumfashe ariko muri hano yemwe bantu mugisinziriye nimwubura amaso yanyu murebe yuko umukiza aza vuba kandi mumenye yuko agiye kuza azabazanye n'ingororano wagororere buri wese nukuri ndababwira kwazakenyera maze akabahereza bene data mureke tube maso tugeze igihe azazira hahirwa bazasangwa bari maso kandi bamutegereje bene data mureke tube maso tugeze hazazira hahirwa bazasangwa bari maso kandi bamutegereje bantu b'Imana nimwitandukanye n'abantu bo mu minsi ya none bagenda ukuntu bishakiye kuko hagati y'abakijijwe no hagati y'abadakijijwe hakwiriye kugaragara itandukaniro bagenzi nukuri ndababwira kwazakenyera maze akabahereza bene data mureke tube maso tugeze igihe hazazira hahirwa bazasangwa bari maso kandi bamutegereje bene data mureke tube maso tugeze zazira hahirwa bazasangwa bari maso kandi bamutegereje uhamya kwahagaze muri Yesu uhamya kwahagaze muri niyerekane yuko aboneye kandi nagume muri we kuko kuba muri we nta gihombo nta na kimwe kuko kuba muri we nta gihombo muri we bakaba barindiriye bene data mureke tube maso tugeze igihe hazazira hahirwa bazasangwa bari maso kandi
dutegereje. Haleluya. Hagati y'abakijijwe n'abadakijijwe hakwiriye kugaragara itandukaniro uko byagenda kose. Hakwiriye kugaragara itandukaniro. Hanyuma rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ni igice cya 25. Turasoma duhereye ku murongo wawo wa mbere tugeze ku murongo wa 13. Matayo 25 murongo wa mbere tugeze 13. Hanyuma abaje none batumveshejo twivuga, ndi Pasiteri Nyaminani Pascal, ndi umunyaremera, niho nkorera umurimo w'Imana. Hanyuma ndi mu kiruhuko cy'izabukuru ariko sinshaje. Yesu ashimwe. Dusome rero Matayo 25 umurongo wa mbere tugeze 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. 6. Ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. 11. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Kuba maso rero, kuba maso kubera ko tutazi umunsi cyangwa igihe. Mbenteruza kano kantu kegeze hano inyuma ahangaha kugira ngo ntaza gutera bano bantu umugongo, kubera ko ndakunda umuntu binkorera, nanjye ubwo rero sinabikorera abandi, kuko ibyo dushaka ko abantu batugirira nibyo natwe dukwiye kubagirira biramutse bidukundiye. Yesu ashimwe. Dusomye amagambo y'Imana hano atubwira umugani Yesu yaciriye abigishwa be. Hanyuma atanga ikigereranyo cy'ubwami bw'Imana agikubira mu itsinda ry'abakobwa 10. Hanyuma bagizwe n'amatsinda 2. Aya matsinda 2 y'aba bakobwa uko ari 10 bose ngo nabagize ni ikigereranyo cy'ubwami bw'Imana. Hanyuma aba bakobwa
bakaba bafite ibintu bahuriyeho bakagira n'ibyo batandukaniyeho. Aba bakobwa bose bahuriye kuba bafashe umugambi umwe wo kujya gutegereza no gusanganira umukwe. Hanyuma babona ko kujya gutegereza umukwe hari icyo bibasaba ko baba bafite amatabaza, kandi amatabaza yabo akaba yaka, bose barayajyana. Hanyuma haza kuba mu itsinda ry'abanyabwenge n'itsinda ry'abapfu. Itsinda ry'abapfu rijyana amatabaza, ariko ryibagirwa ko umukwe ashobora kuzatinda amavuta arimo agashira atari yaza. Hanyuma itsinda ry'abanyabwenge ryo rijyana amatabaza, ariko ritwara n'amavuta ku ruhande. Hanyuma bagezeyo umukwe aratinda. Hanyuma umukwe atinze, bahura n'ingaruka zo gutinda k'umukwe, kandi zibageraho cyo kimwe uko bangana, ryaba itsinda ry'abanyabwenge ryaba n'itsinda ry'abapfu, bose bagerwaho n'ingaruka zimwe z'uko zitewe n'uko umukwe yatinze. Ngo bose barahunikira, bose barasinzira. Kubera ko aba bantu bahunikiye batemerewe gusinzira bitewe gusa nuko barushye, ntabwo biteguye gusinzira ngo bazimye amatara yo kumya kwakira ubukwe, kwakira ubusa, ahubwo amatara yakomeje araka, kuko nabo basinziriye batabyiteguye, byatewe gusa n'ingaruka zatewe nuko umukwe yatinze. Hanyuma rero bose barahunikira, bose barasinzira. Ngo bigeze mu gicuku habaho urusaku rubabwira ngo mwa bakobwa mwe nimubyuke mukanguke muboneze amatabaza, dore umukwe araje. Bose barabyuka, bose bagerageza, ariko bose bakangutse. Ikigaragara bose bakangutse, amatabaza yazimye. Hanyuma bayakije biranga, abanyabwenge bamenya ko ikibazo cyabaye ari amavuta, bongeramo amavuta kuri yane bare batwaye mu merezo, amatabaza yabo araka. Abapfu babonye ko bimeze bityo, babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu rero tushiremo, kuko twebwe amatabaza yacu arimo arazima. Barababwira bati amavuta dufite ntabwo yadukwira, ahubwo nimukatire mu bahanjuzi mugiye kuyigurira. Hanyuma abakobwa barasohoka bajya gushaka amavuta, nuko ngo abari biteguye binjirana n'umukwe. Bakimara kwinjira, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi bagiye gushaka amavuta nabo baragiye barayabona. Mwari mubizi ko bayabonye? Barayabonye. Kigaragaza ko bayabonye nuko bagarutse, ariko bayabonye imbitagihe, bayabona bakererewe. Nuko barabwirwa ngo arabahakanira. Nuko arababwira ati ntabwo mbazi. Arangije aravuga ati noneho rero ku murongo wa 13 aravuga ngo nuko mube maso, kubera yuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Tube maso kubera yuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Ube maso kubera ko utazi umunsi cyangwa igihe. Nanjye mbe maso kubera ko ntazi umunsi cyangwa igihe. Mu by'ukuri Mushumba yaramaze kuturirimbishi indirimbo ivuga ngo umwami ageze ku irembo.
nuko araje. Yesu yigisha abigishwa be ababwira iby'uyu mugani, hari ibanga yabameneye ariko ngira ngo ntibarimenye, kandi nange nawe ntitwarimenye. Ibanga yabameneye yababwiye ngo umukwe azatinda. Avuga iby'ukuntu uyu mugani agera hava ngo umukwe atinze. Buriya Yesu yarazi ko azatinda we. Yesu yarazi ko azatinda ariko abibabwira mu mugani, hanyuma biratambuka bagira ngo nyine nayo, ariko yarazi ko azatinda. Kandi koko urebye none Yesu aratinze. Yesu aratinze pe. Yesu aratinze kuko imyaka 2000 turaburaho imyaka 9 gusa ngo bibe 2000 bibe byuzuye. Turabura imyaka 9 ngo tube tugeze ku myaka 2000, kuko Yesu yagiye muri 33, tugeze mu mwaka w'2024. Hanyuma imyaka 9 izaba yuzuye, tugeze muri 2033 tuzaba twujuje imyaka 2000 Yesu Kristo agiye. Hanyuma nk'uko tubizi mu bukwe busanzwe, iyo umukwe atinze haba ikibazo. Iyo abantu bakoze dekorasiyo, bakadekora bitegura ubukwe, baradekora ku isaha yagenwe, bakarangiza bakabona ko dekorasiyo imeze neza, bakicara bagategereza umukwe, abantu bakicara bagategereza umukwe. Iyo amasaha y'umukwe abaye menshi bamutegereje, ya dekorasiyo itangira gucuya kubera ko abantu bayirebye igihe kirekire, bagatangira kuyimenyera. Batangira kuyimenyera, hanyuma abantu bakicara umwanya muremure kubera ko umukwe atinze. Abantu bakananirwa, bagatangira guhaguruka bakagenda hanze, bakajya kuko umukwe atinze, bakarema udutsinda. Ndetse noneho byageraho ngaho na ya dekorasiyo yari yakozwe nayo igasenyuka, umuntu agakurura agatebe akicara imbere y'undi, bakaba biganirira, ubwo dekorasiyo nyine igasenyuka kubera ko ni ingaruka zizanywe nuko umukwe atinze. Hanyuma bagategereza, ibintu bikagenda bihindura isura, bigenda bihinduka ukuntu kundi, abantu bagenda bagira ubundi mwifato bagira bitewe nuko umukwe atinze. Yemwe kambabwire, umukwe wacu aratinze kabisa. Umukwe wacu aratinze, nicyo gituma twatangiye kugenda twongeramo ibindi bintu, tugenda tugira n'ibyo dusenya, tugenda tugira n'ibindi bintu tugenda twunguruza, tugenda tugira ibindi bintu tugenda tugira ukundi kuntu tubigenza kubera yuko umukwe aratinze. Hanyuma ariko Yesu aravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Nta rwitwazo ruhari.
tugomba gutegereza, kandi tugategereza turi maso, kandi tugategereza tugumye ahantu hamwe, kandi tugategereza tutarambiwe na dekorasiyo ngo tuvuge ngo ubu none oya. Tugomba gutegereza uko byakatangiye, tugomba kubigumamo uko nguko. Ariko ntibikunda. Hanyuma rero ndashaka tuvuge ku bintu bikeya by'aya matsinda yombi y'aba bakobwa. Birashoboka ko tuyibazaho mu buryo butandukanye, namwe ahangaha mbabajije mwamba ibisubizo bitandukanye by'aya matsinda yombi y'aba bakobwa. Ariko singiye kubibabaza, ahubwo ndababwira iki Imana yambishuriye kuri aba matsinda y'aba bakobwa bombi. Aba bakobwa bombi, cyangwa se aya matsinda yombi y'aba bakobwa, Imana yambishuriye ko bagize ubwami bw'Imana. Aya matsinda yombi y'aba bakobwa 10 bagize ubwami bw'Imana, ariko kandi bafite ukuntu batandukanye, kuko harimo abanyabwenge hakabamo n'abapfu. Kenshi twajyaga dukunda gutekereza wenda ko iri tsinda ry'abapfu ari itsinda rizarimbuka. Siko twakundaga kubyumva? Ntabwo ari itsinda rizarimbuka. Ntabwo rizarimbuka, kuko ni itsinda riri kumwe n'irindi, kandi aya matsinda yombi Yesu aravuga ngo ni ikigereranyo cy'ubwami bw'Imana, uko abantu bameze bariho none nuko bazatandukana. Hanyuma rero aba bakobwa, ikintu kiremereye kibatandukanya mwacyumvishe ni iki? Ni iki kibatandukanya? Ni amavuta. Ni amavuta. Noneho rero umuntu yakwibaza ngo aya mavuta atandukanya aba bakobwa ni ayahe? Kubera ko ndagira ngo ngutangarize ko muri abo bakobwa urimo, nanjye ndimo, muri aba bakobwa bombi turimo, twembi nge nawe turimo. Hanyuma rero dukwiye kumenya aya mavuta atandukanya aba bakobwa se ni ayahe? Icyo cyo nkibabajije mwagisubiza vuba. Amavuta ntimuyazira atandukanya aba bakobwa ni ayahe? Mwuka wera. Hari nuko bashubije hariya mu bashumba, bashubije ngo ni umwuka wera. Si byose ibyo bashubije ntago ari byose? Ni umwuka wera niyo mavuta atandukanya aba bakobwa. Ariko Imana ko yampishuriye ntabwo ari we gusa, ntabwo ariho birangirira. Kandi nawe nubwo ari amavuta, kandi nawe hari ukundi kuntu bimeze. Hari ikindi kigize aya mavuta atandukanya aba bakobwa, ni umwami Yesu Kristo. Umwami Yesu Kristo nawe ari mu bituma aba bakobwa batandukana, bitewe n'ukuntu yakiriwe, bitewe n'ukuntu yemewe, bitewe n'ukuntu abanye n'umuntu ku giti cye. Ntabwo tubanye cyo kimwe, ntabwo tumufite icyo kimwe, nta nubwo twamwizeye cyo kimwe.
kuko hari abantu bavuga Yesu bakamuvuga ku rurimi, akabagaburira, akabatunga, bakurira indege, bakubaka etaje kubera izina rya Yesu, ariko batamugira mu mitima. Mwami Yesu Kristo avugwa n'amadini menshi muri kino gihugu n'ahandi hose ku isi, ariko abamwizera ni mbarwa. Iryo naryo ni itandukaniro utarebesha amaso ngo uribone, ariko ni itandukaniro. Icya gatatu ni ijambo bita ubutatu bwera: Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Iri jambo ryitwa ubutatu najyaga nkunda kuryigisha abanyamubatizo, kuko ni rimwe mu masomo dutegurira abantu bigira kubatizwa. Ntekereza ko abakristo benshi nta nubwo babizi. Hari inyigisho nyinshi twigisha abakristo, twigisha bitegura kubatizwa, abakristo mutajya mwiga, mubona ko atari na ngombwa, kuko mwamwishakira ko mundaza akaguruka namwe mukaguruka n'ibyo, ariko inyigisho shingiro kenshi turazihomba. Hanyuma tukabaho ngaho dufatiye mu kirere, ibintu bikarangira, tukaba tuzi ibintu nyine byo mu kirere, ariko iyo nyigisho ziri fonde zo ku rufatiro ntazo tuzi. Hanyuma iri jambo ryitwa ubutatu bwera ni kimwe mu mahame agize itorero rya Pentecote yo mu Rwanda. Twemera ko Imana ari imwe mu butatu. Ntimutekereze ko abantu bose mubona babyemera gutyo. Hari abatabyemera ko Imana ari imwe mu butatu, kandi bamwe namwe murabazi. Hari abantu batemera ubutatu, ariko ndagira ngo mbatangarize ko kwemera ubutatu ni kimwe mu bigize ayo mavuta atandukanye aba bakobwa, kuko hari abandi batabwemera, kandi nabo batakaza igihe nk'iki ngiki dutakaza, kandi nabo bari mu mubare w'abantu bahagurutse bakurikiye, ariko byageraho bikabacanga bakavuga batoya, ntabwo byumvikana. Ni byinshi ntabwo nabirondora ngo mbirangize, ariko harimo utudetaye twinshi dutandukanye aba bakobwa. Hanyuma rero aya matsinda yombi y'aba bakobwa, itsinda ry'abanyabwenge ryinjiranye n'umukwe, urugi rugahita rukingwa. Imana yambishuriye ko abangaba ni abantu biteguye, bahora bagenzura, bahora bareba, bahora bari maso, bahora birinda, bagenda akantu kamwe ku kandi kugeza igihe Kristo azahagarara mu kirere, Umwuka Wera akabazamura, akabamushyira, akabamwegereza, abapfuye bakazuka, abapfuye bizeye ariko ntabwo ari abapfuye bose. Hanyuma abo bantu bakajya kubana na Kristo mu kirere igihe kizangana n'imyaka 3 n'igice, bari mu kirere bategereje kujya kumurikirwa Imana. Kugaruka kwa Yesu Kristo kurimo kabiri, azagaruka bwa mbere aje gutwara itorero, ntazagera ku isi, azahagarara mu kirere tuhamusange.
hanyuma nyuma y'imyaka 7 azongera agaruke bwa kabiri, ubwo bwo azakandagira ku isi, akandagiza ibirenge hahandi yabishinguye agenda ku musozi wa Elayono. Hanyuma iki gihe aba bakobwa bagiye gushaka amavuta mu bahanjuzi, nacyo kizamara imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice itorero rizamara mu kirere, ryezwa, ritunganywa, ryitegurwa kujya kumurikirwa Imana. Ahangaha ku isi naho babakobwa bazaba barimo bashaka amavuta mu bahanjuzi. Itorero nirigenda, itorero rya Kristo nirigenda, bantu bahora biteguye, bafite bya byangombwa, bafite amavuta yabo mu mperezo, badahuga, utashobora kubarangaza ngo bakwemerere bavuga toya, byo ndabizi ariko ni muceceke, byo ndabizi ariko ni muceceke, ndabizi ngiye ko inzira ariye, mwimbeshya, nzuwo nemeye, nzuwo nakurikiye, wincuka, wimbeshya, oya ndabizi. Abo bantu barahari, abo bantu barahari. Yesu ashimwe. Nubwo hari abandi nababanye mu gihe bigiye bavuga bati wa mugani aranatinze, eka tube dupunguza, kaponge tuzamureho gatweka duterure, gatutenye kujya kuntu twambara twiyamba. Mbese ngine bacyo hari abandi ariko bari maso bavuga bati oya, byo ndabizi ariko ni muceceke. Byo ndabizi ariko ni muceceke. Ibyo biraryoshye nabyo ariko ni muceceke. Mwinkerereza, mfite uwo nkurikiye, mfite uwo ndi gutumbira, mfite uwo ndi kureba. Eliya yasezeranye na Elisa, aramubwira ati hari ahantu Imana intumye, none sigara ahangaha. Elisa aramubwira ati nabimenye, ntabwo ngwimo kwemerera gusigara ahangaha. Bakamukurikira bakagenda, bakagira urugari, bakajya i Beteli, bakajya yahagera akamubwira ati rero isigarire muri ibi ngibi rwose, hanyuma ngewe nambike ngira aramubwira ati reka tabara kubeshya. Kandi yanahagera abantu bakamubwira bati we wabimenye ko shoboje ari gukorwa, ahubwo ataye magambo yanyu n'umungu ngumya kuyahanga amaso biraza gutuma njika ntayimenye. Ati nabimenye ariko ni muceceke. Elisa arakomeza arakanura. Hari abantu bakanuye bategereje kumwamaza, hari abantu badahuze, hari abantu batitaye kuri ibyo birangaza, hari abantu batitaye kuri urwo rucandege, hari abantu batitaye kuri ibyo, hari abantu bari maso bategereje, bumva batasinzira, bumva batagoheka, bumva batagabanya, bumva batagoyora. Nubwo abandi akavuga ati oya singoyora, kuko namubwiwe niko ari, ku ijambo ryamumbwiye niko ari, ntabwo nanirwa sincogora. Badashobora gucogora nubwo abandi bacogoye, badashobora gutambika nubwo abandi batambitse, badashobora koroshya nubwo abandi boroheje. Oya, warakomeza tu, kuko azi icyo ashaka, azahareba. Ndagira ngo mbatangarize ngo abo bantu barahari, ayo matsinda uko arabira arahari. Hari itsinda rirangaye ritabyitayeho, ritabiha agaciro, ariko hari n'irindi riri maso, riri vijira, bemera bakaburara. Hari abandi bemera bagatukwa, hari abandi bemera bakagirirwa nabi, hari abandi bemera bakavuga batoya ibi ngibi ni ibinkerereza, iyi ni umuyaga, iri ni serwakira, iri mihuha, ariko simpunikira, sinsinzira, kuko ninsinzira Eliya arancika. Akaba maso. Abo rero barahari, abo barahari. Hanyuma Yesu asoza agira ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Hari igihe wacomokoka no none ejo akaza. Ndakwinginze gumamo, ndakwinginze ihangane, ndakwinginze komereramo, komereramo, wirekura
wirekura bitewe n'umuyaga uri muhuha cyane, serwakira zikaza n'ibitoka mu maso, abantu bagatangira kureba ibirorirori. Oya, bamaso, kuko ntago tuzi umunsi cyangwa igihe, kuko tuzirirwa mu isi ariko ntituzayiraramo, ariko tuzayirirwamo. Bamaso rero, reka twenyegeze, twegere, tugume ku birindiro, tugume dutegereze umwami, kuko imirindi irimo irumvikana. Muba mutegereje, irimo irumvikana, barimo barayumva. Muba murindiriye, barimo barayumva, barumva imirindi hafi aha, barimo barayumva. Ntago bashobora kugoyora, ntago bashobora kurokora, ntago bashobora gucogora. Barimo barayumva neza cyane, barimo barayumva. Abafite iryo banga barimo bararyumva, n'ukuri. Barimo barabyumva ko biri hafi aha, barimo barumva umuhindo, barimo barabyumva imirindi y'umwami, barimo barayumva. Ntago barekura, oya, ntago bacogora, oya. Urugendo twagenze ni rwo rurerure, urusigaye ni ruto. Nurwo kuzananira gusa batazagerayo, ariko abazagerayo bo ntago ruzabananira. Tuzategereza, tuzarindira, hari umunsi tuzirirwa twumva rwose ariko uwo munsi wo gutabarwa, hanyuma Kristo aze ariterure, aritware. Hanyuma rero namara kuritwara, akarimarana imyaka 3 n'igice hano mu kirere, ntago nabona umwanya wo kubabwira ibizaba bibera hano, ariko bakobwa bandi bazaba bashaka amavuta kandi mu bahanjuzi. Aba bahanjuzi nabo hari ukuntu Imana yabambishuriye. Aba bahanjuzi nabahe, aba bahanjuzi munake nabahe, aba bahanjuzi nabahe. Aba bahanjuzi, aba bakobwa bandi bazajya gushaka mwaya mavuta kandi bakayabona, ni ingoma, ni igihe cy'ingoma ya Antikristo. Kuko itorero nirigenda rizabisikana, rizamuka, hanyuma indiri y'ubwami bwa Satani imanuka ku isi, kandi Antikristo aza kwima kuri iyi si ya rurema. Noneho rero Antikristo nahagera, isi yose uko ingana izamwubararira, izamwemera, kuko azaza mu ishusho ya Mesiya, kandi azaza akenewe rwose. Kandi ibirimo bimuhamagara, birimo birihuta nabyo kuboneka, ibirimo bihamagara Antikristo, birimo bimuhamagara Antikristo. Haleluya. Ariko ibyo birimo bihamagara ingoma y'ubwami, ingoma ya Antikristo hano ku isi, uko byihuta kugaragara, ariko ni nako byihutisha kuzamuka kw'itorero, niko byihutisha kuza kwa Kristo. Kuko Antikristo ntazasanga itorero rya Kristo hano ku isi. Ntago bibaho, kuko itorero riri mu itsinda rya mbere, muri rya tsinda ry'abanyabwenge. Ntago warimenya, n'abantu utamenyesha
utamenya ngo naba ngo ube wabakoraho ariko barahari. Abo bantu rero Imana nayo irabazi. Hanyuma ubwo Kristo azaba amanutse aje gutwara itorero, hari ibintu bitatu bizaba bikabera icyarimwe. Hazaba ijwi rya Kristo azaza aranguruye n'ijwi rirenga, hanyuma habe ijwi rya marayika ukomeye, hanyuma habeho impanda y'Imana. Ni ibintu bitatu. Ibi bintu uko ari bitatu bizabera icyarimwe, icyo bita mu Gifaransa simultanément. Ni ibintu bizabera icyarimwe, ariko buri kimwe cyose kizaba gifite akazi kacyo gatandukanye n'ak'ikindi. Ijwi rya Kristo rizaza gusa riranguruye rihamagara, haleluya, abasinziririye muri we. Nta ijwi rya Kristo rizaba rireba. Nguko yageze aho bahambye Lazaro, agahamagara Lazaro mu izina, wenyine akaba ari uzuka. Ijwi rya Kristo rizaza riranguruye rihamagara gusa abasinziririye muri we. Hanyuma abo ngabo bazabyumva. Ntabwo nabona umwanya wo kubabwira uko ibyayo mazina, wenda nimba n'umwanya ndabibabwira ikindi gihe. Ibyayo mazina nabyo n'ibindi, nazo n'ikindi cyigisho, ariko azaza ahamagara amazina y'abasinziririye muri we. Haleluya. Kandi reka mbabonje mbakumbuze ko ayo mazina azahamagara, Yesu azahamagara, ntabwo ari ayo twitwa none. Oya, ntabwo ari Nyaminani Pascal azahamagara. Oya mushumba. Kuko Nyaminani Pascal afite ibibazo, afite amadosiye. Satani afite amadosiye yanditse hejuru y'izina ryanjye, kuko aho nasitare yarahabenye, ariko aho nakiriye ntabwo yahabonye. Ubwo rero yarakomeje arandika, ategereje ku munsi w'imperuka kuzahagarara karega nk'uko yarimo arega izina rya Mose. Burya arimo aburana kwa Mose, nuko yari ko Mose ngo yacumuye, ariko ntabwo yaraza aho yababaririwe. Satani rero n'uyu munsi ayo madose yarayafite, ariko nubwo ayo madose yarayafite azakama ikimasa, azaburiramo. Azaburiramo. Hari ayandi mazina Imana yabikiye abanesha. Ayo mazina tuzayasanga mu gitabo cy'Ibyahishuro Yohana igice cya 2 umurongo wa 17. Ngunesha nzamuha kurya kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye rishya ryanditsweho izina ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa gusa. Haleluya. Satani azaba yitegereje kuza kurega Yohana, hanyuma mbe nahawe irindi zina mwibanga ariryo Yesu ahamagara, mbe nagiye. Satani agitegereje kurega Pasikari, ashiduka itorero ryarangiye mwiza. Hanyuma iryo ni ijwi rya Kristo. Ijwi rya marayika ukomeye, akazi keniri karyo nakahe? Ijwi rya marayika ukomeye rizaba rifite akazi ko guhanura indiri y'ubwami bwa Satani ibaha hejuru mu kirere. Kuko Satani yirukanywe mu ijuru, yaraje aparika mu kirere. Aha parika agira ngo Imana nimanuka azayifate, umuntu nazamuka azamufate. Aparika mu kirere. Icyo gihe rero aha mu kirere yaparitse niho hazaba hategurwa kwakirirwa umugeni wa Kristo, azahamarana nawe imyaka 3 n'igice, atwereza mu ibanga, adutunganya, atuboneza neza. Izi mbiribiri n'izi ntege nke, uyu mubiri w'intege nke awirangize neza, atwambika umubiri mushya, azabavanye mu ijuru umubiri usa nawe. Tumaze gusa nawe neza, tumaze gusa nawe, tumaze kugira ubushobozi bwo kubana n'Imana, abona yiduhiri. Hanyuma icya gatatu ni impanda y'Imana.
impanda y'Imana nayo izavuga. Impanda y'Imana izavuga kubera iki? Izavuga kubera abantu bazaba bakiriho bagomba kuyumva kandi biteguye kugira ngo bagende. Kambabwire rero, iyi mpanda y'Imana ntabwo ari vuvuzera, ntabwo ari impanda izavuga ngo yumvishe amatwi. Ntabwo ari aya matwi y'umubiri azayumva iyo mpanda y'Imana. Dufite andi matwi. Hari ikintu bita mu Gifaransa mot de passe double. Mot de passe double ni ijambo abantu baba basezeranyeho bumvikanyeho bavuga bati ninza kuvuga Kigali ukavuga Kigasa, ubwo ndamenya ko hari ukuntu tubiziranyeho. Hanyuma wahura n'umuntu ukamubwira ngo Kigali, wakumva arajijita ntagusubize ngo Kigasa, ukamenya ko burya uwo nguwo n'undi muntu ari ku ruhande. Cyangwa se mot de passe double, cyangwa se password, umubare w'ibanga. Umubare w'ibanga rero turawufite tuwibitseho. Haleluya. Umubare w'ibanga turawufite tuwibitseho. Tugomba guhora tusigasiga uyu mubare wacu w'ibanga, ntitumenere Satani. Oya, umubare wacu w'ibanga ni umwuka wera uturimo, mwuka w'Imana uturimo. Uyu ni uzatuzamura, kuko ubwo Yesu Kristo azahinguka hano mu kirere, kubera ko ari umwuka mugenzi uzabyumva. Hanyuma bari mu mwuka w'Imana bazazamuka basanganira umwuka mugenzi wabo, ariko abatafite iryo banga ntibazabimenya. Siko tugaziririmba korara amahoro. Ayo mababa tuvuga n'umwuka wera, ni uzatumba Jizu umugeni wa Yesu. Abanyabyaha bo ntibazabimenya, kuko ari ibanga ry'abakijijwe gusa. Bakundwa, ubu turabana b'Imana, nubwo uko turi kutarerekanwa, tuzi kimwe cyo Yesu niyerekanwa, tuzamubona tuzasana w'icyo gihe. Haleluya. Hanyuma rero Kristo naza tumaze kumusanganira mu kirere, ibanga ryakoze. Murabizi muza kuma bita rukuruzi cyangwa se simako. Kara kuma kitwa simako ndikajya gakorana n'ibiti, ntigakurura ibiti, ntigakurura amabuye, ntigakurura ibyatsi, ntigakurura ibitaka, gakurura icyuma gusa. Kigenzi cyacyo. Yesu Kristo rero nahinguka mu kirere, abafite iryo banga, abatunze mwuka wera muri we, biboneza nk'uko naboneye, tuzabyumva we, tuzabyumva ko zatambuka rukuruzi zahita idukurura tuzamure twegeranye, kubera ko dufitanye isano, Mani dufashe. Icyifuzo cyanjye nkwifuriza ni ukuba mu itsinda rya mbere. Hanyuma rero nakanze gatoya nerekera ku musozo. Iri tsinda rya kabiri rigiye gushaka amavuta mu bahanjuzi. Antikristo akigera hano ku isi yose izamuyoboka, kubera ko hari ibibazo bitatu by'ingutu azakemura ku rwego rushimishije. Ikibazo cya mbere azakemura ni ikibazo cya politiki. Situwasiyo azayikaruma. Uyu munsi wa none nta muntu ushobora gukaruma situwasiyo. Hariho umuryango w'abibumbye, ariko uwo muryango w'abibumbye ntibabujije intambara yo muri Ukraine kuba, na n'uyu munsi iracyaba. Hariho umuryango w'abibumbye, ariko uwo muryango w'abibumbye nubwo bawumenyesheje ko harimo hategurwa jenoside mu bantu, ntibyabuze ko abantu barenga miliyoni bapfa kandi barebera.
hariho umuryango w'abibumbye, nubwo umuryango w'abibumbye uhari bavuga ngo ntibemera ko za kudeta ziba. Uyu munsi wa none kudeta ziraba umunsi ku wundi, udashoboye kwirinda ntiyibwire ko umuryango w'abibumbye uzamurinda kudeta, niho hahandi bazayimutera. Kibazitera se ntimujya muzumva. Umuryango w'abibumbye ntacyo ushoboye, ntacyo wabasha, ntiwabishobora. Nta muntu hari uyu munsi wa none ushobora gukaruma situation ngo byemere. Ariko Antikristo naza azaba afite ubwo bushobozi. Kubera iki azaba afite ubwo bushobozi? Ngo ikiyoka kizaba cyamuhaye intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bwacyo. Byahishuriwe Yohana 13 umurongo wa mbere ubanza hava ngo mbona inyamaswa yaturutse mu nyanja. Iyo nyamaswa iturutse mu nyanja ngo yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ngo hanyuma ngo ikagira ngo amanono nk'ayaruko, ikagira akanwa nk'ak'intare, nuko n'ibindi. Hanyuma iyo nyamaswa yaturutse mu nyanja, iyo bavuze inyanja bashatse kuvuga rubanda nyamwinshi. Isi yose acyaduka muri iyo myaka 3 n'igice ya mbere, acyaduka isi yose izamwemera no kugeza no ku Bayahudi nabo bazamuyoboka. Hanyuma rero ikibazo cya kabiri azakemura ni ikibazo kijyanye n'ubukungu. Uyu munsi wa none isi ifite ikibazo cy'ubukungu, ariko abantu nubwo hari ikibazo cy'ubukungu, so kuvuga ko ku isi nta bukungu buhari. Burahari ariko buyobowe nabi. Burahari ariko bwikubiwe n'abantu bamwe. Kubera icyo bita kapitalisme. Hanyuma rero Antikristo we naza azashyiraho komunizme. Bintu byose abikusanyirize hamwe, hanyuma agenera umuntu uko akennye. Kubera ko azaba ari igihe cye yabihawe. Hari indirimbo tugira muri korali Amahoro ivuga ngo Antikristo wa mugome nukurazaza mu gihe cye, azakora ibimenyetso byinshi n'ibitangaza by'ibinyoma. Azaba yabihawe, azaba ari igihe cye, kuko uruzitiro ruzitiye isi ruzaba rwasenywe ariko rwitwa itorero ryagiye, kuko igisenge gisakaye isi kizaba cyagera aricyo cyitwa itorero ryagiye. Hanyuma abantu basigaye ku isi bose bazanyagirwa n'imvura y'ibishuko. Ibishuko bizaza ku bwinshi, nta rutangira ruzaba ruhari, Imana izaba yabirekuye. Nuko hanyuma rero ubwo azaba ategeka gutyo, keretse ryatsinda gusa ryagiye gushaka amavuta mu bahanjuzi, niryo ritazigira rimwemera, niryo ritazamwemera, niryo rizamurwanya ryonyine gusa. Nibo batazemera gushyirwaho ikimenyetso, nibo batazemera kwandikaho izina ry'iyo nyamaswa kugira ngo bemererwe gutunda no guhaha. Bazaba babizi neza ko nubwo bimeze gutya arimo yita Mensiya ko atari Mensiya, ko Mensiya yajyanye n'itorero bari kumwe mu kirere. Kubw'iyo mpamvu rero abo ngabo kuko bagiye gushaka amavuta bazanangira, bazajya bambwira bati rero uremera gusinya, uremera kwemera, uremera kurahira, uremera kwinjira, hanyuma tuguhe ibyo kwikatashwe. Baca ukuboko kumwe bamubike bati ngaho genda ubitekerezeho. Ejo bagaruke baca ukundi, ejo bundi bagaruke banogore mu ijisho rimwe, kugeza igihe bazayarangiriza. Ntazemera kuko arimo arashaka amavuta hehe mu bahanjuzi. Kujya gushaka amavuta mu bahanjuzi murumva byoroshye? Mwaretse tukayishakira bitadusabye kujya mu bahanjuzi, tukayagumana bitadusabye kujya mu bahanjuzi, ugira ngo bizaba byoroshye? Kandi ngutangarize ko icyo gihe Mwuka Wera azaba yazamukanye n'itorero yarishiriye Kristo bari kumwe mu kirere. Kumara iyo myaka 3 n'igice Mwuka Wera ntawe uzaba uri hano ku isi. Ntawe uzaba uri hano ku isi. Ariko iryo tsinda ayo mavuta rizayabona ari yakuye mu bahanjuzi. Imyaka 3 n'igice ishize nirangira bamaze kuyabona
itorero rya Kristo naryo rimaze kwezwa, rimaze gutungana, Kristo agiye kurimurikira itorero, rigeze anakagiye kurimurikira Imana, rigeze muri resebusiyo, nibwo iri tsinda rindi rya kabiri turibona. Turisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 6 ku murongo w'9, aho bavuga ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 5, ngo mbona imyuka y'abaciwe ibihanga bahorwa guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, bataka bati ayiwe mwami wera w'ukuri, uzageza hehe kudahorera amaraso yacu yamenekeye ku isi ariwe baduhora. Hanyuma ngo barabwirwa ngo bahabwe igishura, babwira kwihangana bakamara ikindi gihe gito, bakarindira umubare ugiye kwicwa nka bagenzi babo igihe uwo mubare uzuzurira. Ntabwo nabyinjiramo, igihe cyandengana. Kadusenge amavuta bazayabona, baze gukomanga, ariko bazaba bahushije burundu aya matsinda uko ari abiri, itsinda rimwe, iri tsinda ry'umugeni, iri tsinda ry'umunyabwenge riri mu ruhande rw'umugeni wa Kristo, ni burundu. Kandi iri tsinda niba mushaka kubyemera, iri tsinda buriya niryo ryari mu buhanuzi bwari hagati y'abari abahungu ba Rebeka, Esawu na Yakobo, nguko bakiniraga mu nda. Noneho ngo yagiye gusenga bazimana ati ibi bintu bimbere w'iki, Imana iramubwira ngo mu nda yawe harimo amahanga abiri, ngo kandi aya mahanga abiri ngo azatandukana guhera bakivuka, ngo hanyuma ngo umukuru ngo azaba umugaragu w'umuto. Buriya kambabwire, buriya Isiraheli ubumanzi bwayo bwo kuba umugeni w'itorero barabutakaje karema, ntago bizagaruka. Icyakora hari ukundi kuntu bazaba ku ngoma ya Kristo y'imyaka 1000, hanyuma ariko itorero ryo rizaba riri muri paradizo imyaka 1000. Itorero rizaba muri paradizo imyaka 1000, hanyuma Kristo yima ingoma y'imyaka 1000, n'Abayisiraheli bazaba basigaye, bazaba barokotse, hanyuma agimane na ba bakobwa na rya tsinda ry'abakobwa bandi, nibwo bazaba baje nyuma y'intambara ya Harimagedoni, bimane na Kristo ingoma y'imyaka 1000, ariko itorero ryo rizaba riri mu ijuru muri paradizo imyaka 1000. Ntago muza kakora tugaturimo ngo tuzamara imyaka 1000 muri paradizo y'Imana. Iyo myaka Kristo azamara ategeka ingoma ye hano ku isi, aje bwa kabiri, aje gutabara Isiraheli, agahita y'ingoma y'imyaka 1000, twebwe abitorero tuzaba turi muri paradizo y'Imana. Azaba yadusigiye Imana Data, kuko mu myaka 3 n'igice tuzamarana mu kirere azaba yamaze kuduha ubushobozi, yamaze gutuma dusa nawe, kubana n'Imana bitakigoranye, byemera bigakunda nkuko nawe abana nayo. Tuzaba rero twamaze gusa nawe, hanyuma dusigeyo. Nyuma rero y'imyaka 1000 nibwo nyuma y'yo myaka 1000 nibwo rero noneho tuzajya twaza, hamaze ku isi imaze kuvaho, n'ijuru bimaze kuvaho ibi bishaje, haje ibindi bishya, hanyuma nibwo itorero rizamanuka rije ari umurwa wera Yerusalemu. Iyo ndirimbo turayigira kurara amahoro. Mbona ijuru rishya, mbona n'isi nshya, bishize rembo rwera, manuka rurimbishijwe umugeni wawe.
niba urimo. Haleluya! Urahirwa niba urimo. Nyuma y'isi ishaje n'ijuru rishaje haje isi nshya n'ijuru rishya. Ngo Yohana agiye kubona, ngo abona Yerusalemu nshya imanuka mu ijuru ku Mana, ngo imeze nk'umugeni warimbishijwe, ngo arimbishirijwe umugabo nk'uko umugeni arimbishirizwe umugabo we, ngo iramanuka. Hanyuma ngo arabwirwa ngo ngwino ngo nkwereke ngo umugore w'intama w'Imana. Abona iyo Yerusalemu. Ni twebwe rero rya tsinda rya mbere, kuko mu tsinda rya mbere ndimo ngewe. Tsinda rya mbere ndabizi ko ndimo. Ntabwo nzaca mu bahanjuzi. Aya mavuta yanjye nabonye ku buntu yo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Maze ngarekura se reka sinzaca mu bahanjuzi, ndagundira kandi ndakomeje kuba maso nkanuye, nanga kwagira ikincika kingerereza kaba gitatuma yashobora. Ndi maso simbunikiye sinsinziriye, nubwo intambara zaza, nubwo ibibazo byaza, ndi maso ndarindiriye. Kadusenga Imana. Senga Imana. Usenga Imana. Nukuri no mu ntambara tuzakomeza ubutwari. Kadusenge Imana. Tugiye gusenga. Dusenga Imana.